Ikaze TV2. Ikaze TV2. Turabasuhuza nshuti bakunzi ba Ikaze TV2. Umutumirwa twabazaniye uyu munsi akaba ari nyakubahwa Ruhimbika Manasseh Miller, wahoze ari Minisitiri w'igenamigambi n'ubukungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu gice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye, Bwana Ruhimbika Miller akaba agiye kudusangiza byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwe bwo mu buto, uko yabyirutse ndetse n'aho yabyirukiye. Ni iyihe mirimo bakoraga mu bwana mu gihe cyabo? Imyidagaduro mu gihe cyabo yabaga igizwe n'iki? Kwiga koga baziritse biri mu bintu atazigera yibagirwa byababaje ubuzima bwe mu bwana. Wari uzi ko mu gihe cyabo abana bose bagize umuryango bashoboraga kwambara urukweto rumwe gusa? Ese urukweto rwe bwite yaba yararwambaye ryari? Bwana Miller aribuka kandi ko we yigeze kujya yiyambarira urukweto rw'abagore, kandi ubwo ngo yabaga yarushije abo mu rungano rw'amahirwe yo kurubona. Aribuka kandi igihe imbogo yigeze kuza bari ku ishuri, bigendera kwihigira maze ibyo kwiga biba birasibiye uwo munsi. Ese fiançailles na mariage byo mu gihe cyabo byo byari bimeze bite? Uraza kumva kandi udushya twinshi twaranze ubukwe bwe. Bwana Miller arasobanura kandi uburyo urubyiruko rwo mu gihe cyabo bigeze gutegura amarushanwa y'ubwiza ya Miss na Mr. Ni bande bahungu n'abakobwa baje kwegukana iyo ntsinzi y'ubwiza muri icyo gihe? Ese Bwana Miller nawe yaba yaragize amahirwe yo kuba umwe mu bahungu begukanye iyo ntsinzi? Muraza kubyumva muri iki kiganiro. Ibi n'ibindi byinshi biteye amatsiko ku bijyanye n'urubyiruko rwo hambere nibyo mugiye gukurikira muri iki kiganiro hamwe na nyakubahwa Miller Ruhimbika. Ni ku Ikaze TV2, muri kumwe na Chantal Namukunzi. Ntimucikwe. Ikaze TV2. Turabasuhuza cyane nyakubahwa Minisita Ruhimbika Miller, tubaha ikaze mu kiganiro tugiye kugirana. Mbere y'uko dutangira, twagira ngo mubanze mwibwira abadukurikiye. Ubundi Ruhimbika Manasseh Miller ni muntu ki? Yego, nitwa Ruhimbika. Ruhimbika niryo zina rikuru, Manasseh ni izina ry'ububatizo, ariko n'irindi ry'ikihimbo cyangwa nitwa Miller. Navukiye mu Bibangwa, umusozi witwa kuri Gasu, ku minsi 25 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo itanu n'umunani. Nagize njyewe ndi mu bantu bake ku isi bagize amahirwe yo kuvukira muri iriya misozi miremire, uko nzashima Imana ko mbarimo. Donc niho navukiye. Ubu ntuye mu Bufaransa, niho ndi, ariko kenshi nkunda kuba ni Kinshasa, hari ni kubera ibibazo twagize by'icyorezo cya COVID-19. Mba ndi Kinshasa. Ubu ntuye mu Bufaransa. Ubu nta murimo nkora kuko nakoraga i Bukavu, nari Minisitiri wa Plan na Finance. Nibyo nakoraga hariya muri Congo, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, meka intara nkomokamo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko kuri ubu uyu ni umwaka wa kabiri ngiye gutangira hari, cyangwa uyu ni umwaka wa kabiri ntangiye, nta mirimo mfite, ariko nyine ndikorera ku giti cyanjye. Sinavuga ngo ntacyo nkora kuko ndakorera igihugu cyacu mu buryo bishoboye. Murakoze cyane nyakubahwa Minisita kwibwira abadukurikiye. Mwakomeza mutubwira nihe mwakuriye, ni iyihe mirimo mwakoraga mukiri bato? Ese ni iyihe myidagaduro cyangwa activité de loisir mwakoraga mu gihe cyanyu? Aho nakuriye mu bwana ahari ndabiteranya n'ibindi, kuko ubwana bwacu nyine twagize amahirwe make, nubwo navuze ngo twavukiye muri paradizo,
kuvukira hari haruguru iwacu mu misozi miremire yo muri Sud Kivu, muri Kivu y'Amajepfo, urasa n'uwavuke muri paradizo nubwo ntarahagera, ariko aho niyo ni paradizo, ndabihamya kuko ari paradizo. Niho nakuriye igice kimwe cy'ubwana, kuko kuva mfite umwaka w'izero kugeza hari nko ku myaka none novuga 10 cyangwa 8 kugeza aho ngaho ko ndabyibuka neza, niho nakuriye. Ariko nyuma nyine kuko twaje guhunga tuja n'ahandi, twarahavuye nashaka kubisubiramo mu bindi vuga, nyuma twamanutse epfo mu Mushasha cyangwa muri Plaine, nyuma turahava tuja mu Minembwe, ariko turongera tugaruka iwacu hariya mu ntara y'Ubupfurero niko tuyita. Niho nakuriye hariya, niho namenyeye ubwenge. Imirimo nakoraga imirimo y'ubwana. Abana bagira imirimo yabaza bakora kubera nyine imbaraga z'ubwana, ariko kandi kubera kuko twebwe tuvuka turi abahungu benshi, tuvuka turi umukobwa umwe n'abahungu 6, kandi jewe nkaba ndi hagati yabo. Byahuriranye nagize bahati yo kuvuka ndi hagati yaho ngaho, bituma nyine kubera kutagira abandi bakobwa nkora n'imirimo y'abakobwa. Natoraguraga inkwi narazitoraguraga, narahuraga imyumbati, sinahuraga ibigori kuko icyo gihe ntabyo twagiraga, ariko nahuraga imyumbati, nakuburaga no mu nzu, navomaga amazi. N'abandi bahungu bavomaga amazi, ariko ibyo guhura imyumbati ahari ntibabikoraga kuko bagiraga bashiki babo. Njewe kubera kuko nta mushiki wanje nari mfite imbere yanje cyangwa se n'inyuma yanje nduta, ibyo narabikoraga, kandi ntacyo byahungabanirijeho mu buzima bwanje. Mu gihe cyacu hari icyo wise nyine mu kibazo mbajije wise loisir, sinzi uburyo nocita mu rurimi rwacu, ariko nk'ibintu twagiraga by'imikino by'abana, twakiniye nk'abandi bana. Twari tumeze nk'aba banone bafite ibintu bya elegitoronike bakora ibindi, ariko twebwe twakinishaga ibintu twavukiyemo, kubera kuko twaraborozi tukaba n'abahinzi. Ibyo twakundaga gukina cyane kwari ukorora inka, tukakorora inka z'ibiti, ikintu nyine ugashushanya inka ugapfa kwiheza amahembe, ugatema igiti gifite uduhembe 2 ikaba inka, ugatema kandi gato kabaye inyana yayo, ukaziragira nyine. kandi nta mukene twagiraga, twese twarabatunzi kuko ibiti twaragendaga tubifite, tugatema inka nyine, tugatema ibiti ukabaza, ukagiramo ukagena neza, ukagiramo inka nyine, ukagira nyine umwe wita ngo niyo nziza, kandi ndetse tukazita n'amazina, tukazeza n'ibironda mugabo. Nibyo twakundaga gukina. Ariko kandi hari n'ibindi twakinaga, twarogaga, twize no koga icyo gihe, twaje koga mu nzuzi, kuko hariya twavukiye haba inzuzi nziza, kandi ni zimwe nini n'izindi ntoya. Twize koga nyine, twoga mu nzuzi ntoya, ariko kandi hari n'igihe batujyanaga mu nzuzi nini zirenze imyaka yacu, tukajya kwiga koga. Icyo kintu cyo koga, tumaze kumenya koga, yabaye activite, yabaye loisir twakundaga cyane. Turoga cyane nyine, twakundaga loisir yo koga. Mvuze gutyo umupira twarawukinaga, ariko si cyane kuko tutari tuzi, twari tuzi cyane ibyo cyane byo kuvuga ngo twatungaga inka, tugakina n'ibintu byo koga mu nzuzi. Nibyo twakuriyemo cyane, nibyo bintu twakoraga cyane. Murakoze cyane. Wagerageza kutubwira nanone ni iki wibuka cyaba cyaragushimishije cyane mu bwana bwawe? Ku rundi ruhande, ni iki wibuka nanone cyaba cyarakubabaje mu bwana bwawe udashobora kwibagirwa? Rero ikintu cyanshimishije cyane nuko mbega aho hantu twavukiye hari, kuko nabivuze n'ubu hari mbisubiyemo kongera, kandi sinibwira ko mpaye nkabza, hari muri paradizo heza cyane, n'abandi batagize amahirwe yo kuhavukira n'ibyo bibazo bagendana mu isi. Twavutse dufite ibintu bituzungura, mazingira, ibintu bituzungurutse byiza rwose. Bose novuga ngo muri iyo village yacu twari turimo, ariko hari ahandi hamwe nigeze kuba nahageze nk'umwaka, wicura wazuka mu gatondo ukumva icunguti gorire kiravuga, ukumva ishokwe, ukumva inyamaswa. Hari igihe twavugaga nk'aho ngaho iwacu, mwaje kuryama nijoro ukumva agasherige parko karimo koza hakurya y'iwanyu aho mwegereye. Twavukiye muri mazingira meza cyane,
twavuga ahantu hari amashamba y'imigano meza cyane urazira igihe imvura yaguye wajana inka n'utwara abana wajana inka ishonje ariko washika mu bitoki ukayigaburira ukabonera haze ukumva nyine wuzuye umunezero ako kantu karaneje ukagaburira inka ibitoki wagiye ishonje wagenda wishorera buke buhoro wayishisa wiri gahagarara nawe ukazunguruka hirya no hino ugatema ibitoki ukayigaburira ukabonera haze kwatoranyaga nyine zimerewe nabi hari zimwe zagendaga zishakira zonyine ariko bene yiganda nuko nyine hari imigano yarashize kandi naje ndashaje ariko ico umuntu ubuzima bene ubwo ngubwo ngo ni mu busaza umuntu ushorera inka yawe ijana mu kiburi wigaburira ibitoki upfuye ufite amahirwe muzo twakoraga ndibuka ikintu cambabaje nuko twari abana bato ndibwira kuko none abakuru muri twe barafite nk'imyaka 12 ariko kubera kuko twari aborozi ahantu twari dutuye ngo ni mu bibangwa dutandukanijwe n'abandi baba hakurya ngo ni mu Gitoga cyangwa ikindi gihugu cyo hakurya yacu kandi iyi ni ntera hakurya yacu twadutandukanijwe n'uruzi runini bita Rusizi uruzi runini cyane bita Rusizi urwo ruzi rero rwagiraga icambu kimwe bita Nyagamamba kugira ngo wambutse inka mu kandi karere muri ako karere ko hakurya wagombaga kubuza koga rero abavyeyi bakigisha abana b'abahungu koga kugira ngo bazaje businka inka zero zambuke kwambuka niko bivuga kwa busa cyangwa se no mu kindi gihe muri ahandi hari uruzi rwuzuye inka zirara sitoke inyana zazo ko zirara zabira cyangwa inyana zorara hakurya y'uruzi ifoko abana b'abahungu baba bamenye koga mu gihe uruzi ari ngombwa ugize ahantu hari uruzi cyangwa ukiye gucurundi rubanza ahandi ugasanga uruzi ni runini inka uroguka yambutsa cyangwa wowe ukoga ukambuka donc icyo ni ikintu yari objective nyamara rero cyambabaje nuko watujanaga koga icoge abavyeyi bahamagaranaga mu mihana yose bakagira abana tugeze nk'icumi 15 tugashorerwa n'umuntu umwe cyangwa babiri nawo w'umu adolescent ukiri muto cyane akatujana ahantu hamwe uruzi hava mu bibangwa hajabuka mu Gitoga ni Rusizi ni uruzi runini si runini ku burambuye ariko ni runini mu Ibenga kandi rw'umwijima rumeze nabi rurica rwicana rwo n'uruzi runini kuko ni Ibenga ni profondeur ni rurerure akaduhambira agahambira umwe umugozi mu gituza umugozi wa wundi bahambiriza inyamaswa umugozi wa kartare utameze ukuntu nyine yamaraka kugira ngo iterere muri urwo ruzi ukarwirohamo agasigara arebera wa mugozi ko wibi wageze iriya nyamara agakura wa mugozi afite we Imana iratorokora nta numwe waruguyemo nta numwe waguye muri urwo ruzi ariko rero c'était dangereux cyari kintu kibi n'ubunanshimbuka nkavuga ariko umuntu yaja watumwana w'uruhinjwa mutamuri ruriya ruzi muri kiriya cobo kwiba hati mbise kuri ya mugozi wakunyerera sefini umugozi kunyerera ntago waruka ushobora kumubona kuko uruzi rugira umusayo munsi washika wiruka gufata uba waguyeyo n'umurambo wawe kuboneka biza bigorana ico kintu cyaramarse mu bwana ca nzanumva cyaranteye akantu mu mutima zani umuntu kuja kuroha abana aho ngaho bikaba ari ibintu bitari voilà nzanumva nta zaramarse kwa zarangiza akantu ku mutima nubwo nize nkamenya koga kandi kabyishimira ndetse n'ubu mbikunda ariko kamema ko kantu uburyo twize koga byateye akantu mu mutwe waje. Murakoze cyane nyakubahwa minisita mwakomeza mutubwira ese mu gihe cyanyu mubyiruka abana babaga bambaye bate? Mu bwana bwacu twambaraga nabi umva nyine tubigeranije n'abana bacu tubigeranije n'uburyo abantu bameze kuri none ariko ico gihe cyacu twambaraga nabi twambaraga imyenda hari ubwo wagiraga umwenda umwe ukagira nyine kakabutura kamwe n'agashemize kamwe mu gihe nyine kanamaze gucafura ukagenda kukamesa wenyine iriya kuruzi ukakamesa ukarinda kakuma ukabona kukambara ugasubira mu rugo ibyo zo byari bihanguwe nyine umunsi w'iposho kuko twari tuzi ngo dimanche tuzaja muri kanisa tukajana imyenda isa neza nukumesa wa mwenda wambaye umwe ukagenda ukawumesura iriya mu ruzi yo mwiriwe ukarinda ukuma wamara ukabona gutaha mu rugo wambaye usa neza ibyo nizo twambaraga nabi twambaraga umwenda umwe nabo kuko twanakuriye ahantu altitude hari mu misozi habaga imbeho harakonjaga
ntibyatumaraga imbeho ariko twarakomeye kubera hari kubimenyera n'imirire myiza twagiraga twumvaga twarakayuraga ariko nyine twavuga ngo wakaye twarotaga hariho n'umuriro n'inkwi nyinshi ariko nyine byari ngombwa ngo twambare neza kuko abana bariho nanone ubu ngubu bambara neza kuruta uko twambaraga icyo gihe twebwe twambaraga imyenda mike kandi itadufasha kuturinda imbeho ubwo rero je nta nkweto twagiraga ndibuka ko mwacu mu rugo mwa data twara abahungu bo abandi bari bato cyane ariko abahungu batatu bane bakuru twagiraga urukweto rumwe twese urukweto rumwe sinzi iyo data yari yararukuye urukweto rumeze nk'uko biriya biratoza abasudani bene nico twambaraga muci twacambaraga muci ko hari kigwa haba hakonje degere ziba ziri hasi cyane ni imwe zibiri kugeza ku zero rero kuja hanze mu bintu byo gukorera inka gukura inyana kwahura inyana gukingurira inyana no gukamisha no kugira gute bigakonja cyane uwagiye gukamisha akaba ari wambara agashakira tuja kwahura inyana akaba ari wambara agashakira muri kigo ariko ubundi kumvura ntaco twadukenda twacambaraga muci gusa atari muci nta ico kirato kimwe ntaco jari kitumariye kandi na siraje twagisigaga nzanibuka cyari kinini gusa ariko apfa gushira mu kuguru nyine bene ko cyari cyo kwirinda kigorumva ko tari inkweto naho urukweto rwanje nambaye rwa mbere naruguze ni muri umwaka wa gatandatu wa primaire nico gihe naguze urukweto rwanje ndavuga ngo nagize n'amahirwe make narwo kwirugura umunsi wa kabiri twagiye mu uruzi ngo riruvubu rwo ku ruvunge rurarutwara ariko ncangura urundi donc natangiye kwambara inkweto ndi mu wa gatandatu primaire rumva nyine nari umugabo kana nakereje hari nko muri 72 rumva nankereje cyane nari narakereje cyane nyamara mu gihe kimwe nigeze kuza nambara ikirato cy'abagore njewe kwa cyo nambara mu bandi bahungu ntibizajenaga ntibyari bikunda iwo ntabwo bari bafite nico cy'abagore cyarakarusho ko njewe nibura mu gihe dutera umupira cyamerera cyaramfashaga njewe ariko nyine aho twari tumaze kuba nk'abana bakuru dusigaye dutera umupira twari mu Minembwe je nkambara ikirato cy'abagore kikamfasha gutera umupira abandi nyine batacambaye bo nyine urumva bakubitaga ku hasi benuko bakubitaga ku bisinsi ariko zaramfasha ikirato donc ndacambaye nta nkweto twagiraga twazambaye dukereje rwose cyane. Murakoze cyane ndumva iby'imyambarire bitari byoroshye muri icyo gihe. Reka noneho twinjire mu gihe cy'amashuri. Ese amashuri mwaba mwarayatangiriye he? Mwayatangiye ryari? Niki mwakoreshaga muri icyo gihe ku ishuri mwiga? Mu buzima bwo gutangira amashuri byatugendeye nabi. Mu gutangira byatugendeye nabi. Mu gihe umurere itaratangira, umurere ni intambara yo muri 64 twaratangiye kwiga gusoma no kwandika. Sinovuga ngo ryari ishuri ariko twigishwaga n'umugabo bita Mutima ni mukuru wanje. Iwe yari yarize yararangije imyaka 5 i Remera, 5 ya primaire. Uwo nyine warangizaga imyaka 5 bamuhabwa yarafite impamya bushobozi zo kwigisha. Araza nyine kuko twari ahantu kanisa kijiji kanisa twari dufite umwarimu wacu ubwo yemaze witabye matanshikirana bafungura abana bato tukaja kwiga bakatwigisha. Twese twabaga mu ishuri rimwe rya kwanza rya mbere sinzubwo nabaze tukiga kwandika no gusoma. Sinovuga ngo ryari ishuri vraiment ariko nyine igihe twari dutangiye kwiga kumenya gusoma Giswahili no kugira nyine imibare bene imike yibanze murere giratera turahunga turangazwa dusubira turamanuka twamaze umwaka duhunga tuva mu bibangwa tuguma kumanuka buhoro kugeza twise mu Mushasha. Twaje gutangira kandi ishuri neza tugeze neza mu Mushasha nyine ahantu hitwa muri Plaine ku Mutarure. Ubwo ariko nanone kubera nyine ko twagendaga ducikizaho tugenda muri ubwo buhungiro bituma ngenda je mu mwaka wa kabiri. Donc natangire mu mwaka wa kabiri véritablement kuko nkubwiye twageze mu Mushasha nize mu Mushasha umwaka 68 kugeza 69 hari bitangiye. Nyuma rero turahava Mushasha ngira ngo twahamaze umwaka dufatunyura Uvira tuva Mushasha kubera indwara twahagire nibahati babyeyi bacu na sogokuru bariho umubyeyi wacu papa ariho hagwa na sogokuru uzara papa nyine turahava tuja mu Minembwe tunyura ahantu bita ngo ni muri Senda. Twanyuze Uvira duseruka no muri Senda duseruka mu Minembwe. Mu Minembwe narashitse ngenda mu mwaka wa 4. Icyo gihe nagiye kuri École Catholique Primaire. Directeur wacu yari Semajambi witabye Imana Semajambi umugabo
wari ubishoboye rwose cyane bugura ishuri turi abana benshi icyo gihe mu Minembwe hariho concentration y'abantu benshi bahungutse bamwe bava henshi hirya no hino. Icyo gihe twagiraga abarimu beza cyane twishimira wumva nyine twari abana benshi ariko kandi tugira ibahati tugira amahirwe yo guhura n'abasore b'abanyamurenge bari bavuye hirya barigiye Baraka Uvira ndetse na za Bukavu ngira ngo baza baratwigisha harimo uwo bitwa Mugema ndagira ngo ni Mugema Tarcisse, tukagira uwindi bita Kiyoyo Pascal, tukagira wundi bita Kamanzi Frederic, tukagira Amede Kamurishi niwe je wanigishije mu mwaka wa 4 n'uwa 5, tukagira Kiruhura Tarcisse nawe, tukagira n'uwundi witwaga Mutwa Jean Baptiste Irenga munsi Mushishi. Abo nibo barimo batwigishije na directeur RC Majambi. Abo nibo batwigishije kuri école primaire catholique hariya mu Madegu niho nigiye umwaka wa 4 n'uwa 5 tuvuye mu Mushasha. Nico gihe nabwo nta uniforme twagiraga, twahuye n'ibibazo bimwe kuko abantu benshi twari duhungutse usanga mu Minembwe hatarera, ariko nanone kubera imyaka abantu bari babimenyereye bagahinga ibishimbo bagahinga ibindi ngo nibihaza, biradufasha cyane ugeze ibigori byeze. Ariko kandi hari ikintu naco kindi kwibagira ubwo twari abana tukagenda ku ishuri twagaruka tukaja kurinda inkima zabonaga ibigori. Noneho rero mukajaga ibihe byo kuja kurinda inkima abandi bakurwa babagiye kuragira inka zibwembe ziraragirwa ababyeyi nabo babagiye guhinga mu bindi. Noneho mukajaga abazana mwasaga mukaja kurinda inkima, kurwana n'inkima byari byiza cyane, ariko inkima zasuzuguraga abagore ariko ntizasuzuguraga umwana w'umuhungu, zasuzuguraga umugore mukuru ariko umuhungu woba muto ikakubaha. Yari imbegazaga imera nka Loisire nayo yo kuri n'inkima nyine ko mwahanganaga nazo zikagira amayeri zikanyura hazaza ari 3 4 5, ariko nawe nyine ukiyadapta mu murima kugira ngo uzirukane zireke kona imyaka. Rero akijima katangira kuba ntiziba zikije kona mugataha. Ariko kandi akantu ka Mars nico giga twebwe twari tuvuye abanyofurero niyo twakuriye iwembegaho habaga inzoka. Ifo faire attention nyine mu gihe wagiye kurinda ukagenda mu murima, ariko ureba nyine ko akagusha katari iruhande rwawe katabukoma. Ico nakandi nako kantu kaba mu mitwe kuko twigaga icyo gihe mu kwiga twigaga dufite akantu bita ngo ni gipaho ardoise. Icyo nyine niyo yari materiel yacu twigiragaho tukayandikaho n'ibindi bita ngo ni touche. Akabwo ugenda ku ishuri nyine touche yatakara ukayishaka ntacyo wayitwaragamo yatakara nyine ukagiza ibibazo, mwarimu akagukubita, barimo baradukubitaga icyo gihe, ariko ni ardoise. Nyuma nyine mu gihe tugiye kugera mu wa 2 n'uwa 3 twandikishaga kaye, nazo zikaba nyine twari dufite na kaye nyinshi, imwe 2 3 hari sinibuka neza, ariko nyine twakoresheje kaye, ariko nyine no bizita mu Gifaransa ngo ni materiel rudimentaire, c'est-à-dire iri hasi cyane nyine kuri none nta wayikoresha, ariko nuko nyine nizo twakoreshaga. Niko icyo gihe byari bimeze, kandi twese twari duteye hamwe, hari abana b'abakira abana b'abatunzi, twese nuko twari tumeze. Ngaho twari mu Mushasha twari impunzi, ariko twigaga kimwe n'abandi twahasanze abana bo muri plaine twahasanze. Ikintu barashaka ko turushana Igifaransa ko bari bamenyerera ururimi n'ibiswahili byinshi, ariko nyine twese nako tugenda tuyadapte tuba nk'abo nyine mu isomo nyine ugasanga twese n'icyo gihe ngo muri 60 hari 60 ndagira ngo ni 8 nicyo gihe tware mu mwaka wa 2 ku Mutarure. Nicyo gihe ubwo icyo gihe nibuka nta uniforme twagiraga, ubwo mu mashuri twigaga iyi myenda bita uniform ntayo twari dufite. Icyo gihe twambaraga uko imyenda ufite niyo wajanaga no mu ishuri. Murakoze cyane nyakubahwa minisita. Nakongera nkababaza nti ese abarimu babigishaga muri icyo gihe babaga bafite iyihe nivo? Ababyeyi bo cyangwa mwebwe ubwanyu mwabaga mwumva akamaro k'amashuri muri icyo gihe? Ese ni izihe nzitizi mwakundaga guhura nazo ku bijyanye n'imyigire? Abatwigishaga icyo gihe babaga bamwe baramaze 6e primaire, ariko nyine bakaba competent bakamenya kwigisha kabisa muri bo. Nta twiga nyine nuko nta bindi twari tuzi, ariko vraiment barabari mu beza rwose. Abandi abari
gize amashuri menshi ubwo bari barageze muri 5e secondaire ngira ngo bari barageze muri 5e secondaire imyaka 5 yo mashuri yisumbuye ariko bakatwigisha neza byari byiza kabisa bari babishoboye amashuri ngo 6e primaire waba gufite niveau ya 6e cyangwa CO ni nameza abiri atangira secondaire cyo gihe wabaga umwarimu kabisa kugenda gugeze hejuru koga cyo gihe abantu bamaze gatandatu bafite diplome d'etat bari bake cyane icyo gihe bari mu bindi baje kwigisha handi ntabwo twari tubafite mu Minembwe icyo gihe iyo mpamya bushobozi yari ya gatandatu mpamya bushobozi ya gatandatu c'est donc si diplome d'etat yari yo hejuru cyane ntabwo twari dufite ubwo twari mu Minembwe icyo gihe inzitizi twahuye nazo ababyeyi bari bemera ababyeyi bari jewe murere yateye data yaradeside na mama evidemment ko barazumvikanyemo ngo nzagende nje imurenge kuja kwiga nzave iwacu ariko nyine Imana yarafashije urumva naje nkiyonge nakiri umwana nkaja kuba iyo no bishoboye se ariko bari baravuze ngo nzagende nzaje imurenge cyangwa iremera kuja kwiga nyuma ganyine iyo ntambara iraza sinage nari nkiri muto cyane kwere nari nkiri muto ariko tugeze mu Minembwe turiga inzitizi twahuye nayo nazo mu Minembwe byari meze neza ariko tuvuye mu Minembwe inzitizi twahuragazo bamwe bawe n'inzitizi zo kuva iwanyu mukaja kwiga handi iyo mwagendaga mukaja kwiga mu bandi bantu mukaba mu bantu mutahuje imico kenshi byaragoraga kubana abana bakiri bato kwiadapta kumenya uburyo bifatamo kumenya kuko nyine hari gihe twashikagayo zo byaraba inzara ikabarya cyane nico gituma abantu bigiraga za Remera za Murenge za hehe byazaga bibagora kubera kuko bari mu muco batamenyereye bari mu makondisiyo batamenyereye izo nizo nzitizi twahuye nazo ariko ruguru ya nta kindi usibye nyine kuko tutari dufite materiel yiga cyane kandi kubera kuko amakondisiyo climatique imvura yaragwaga tukaba twosiba amashuri ndibuka umunsi mu Minembwe imbogo yaraje kuko tutari tuyiheruka imbogo abantu bose tuja guhigira imbogo tuja kureba aho bici imbogo ishuri rikabura ariko kandi iyo ni evenement y'umunsi umwe ubundi twigaga amakondisiyo meza vraiment nabivuga kuko twari benshi tufite urugomo ndetse gatangira kumenya gukina umupira barimo twari dufite nka Amede Kiruhura ba Jean Baptiste Mutwa irenza munsi bari abantu bari bazi gukina umupira barabitwigisha barabidutoza barabidukundisha turabyishimira cyane donc urumva mu Minembwe twatangiye kugira loisir kubera ko twari dufite abarimu bandi batandukanye n'abandi twagize mbere biradufasha cyane kumenya gukunda ibintu bimwe kandi icyo gihe badupreparaga ku buzima buzaza imbere. Murakoze cyane nyakubahwa minisita mutangira amashuri mu gihe cyanyu ni izihe nzozi wumva gufite cyangwa se wigaga amashuri wumva ushaka kuzaba iki? Jewe inzozi nari mfite kuva ntangiza ishuri numvaga nifuza kuzaba journaliste nifuzaga kuzaba umunyamakuru kuko twazaga dutegera iradiyo twakunda gutegera amaradiyo radio Tanzania Kenya Burundi u Rwanda radio Kodak niba ari Kodak cyangwa Kodak sinzi uretse ndagira ngo ni Kodak ngira ngo none nuko ko bayitaga sinzi niba ari Kodak cyangwa Kodak ni radio yavuga yazanaga ibintu bivuga butumwa bakagishira hamiga ijambo ry'Imana bakavugana bakaririmba n'indirimbo ico gihe byankundishe kuvuga ubunyamakuru habagaho umugabo bitaga ngo ni Abecyamwale ndikunda kumva nifuza kuzaza mvuga bene ibyo nkuko Abecyamwale yavugaga nakundaga kuvuga ngo nzavuge kuri radio ariko nyine sinariza aho bitangirira nyamara nagiraga iyo rêve kuko nagiraga izo nzozi. Murakoze cyane nyakubahwa minisita. Segonderi ubwo mwaje kuyikomereza he? Ni bande wibuka mwinjiranye segonderi muri generation yawe muyigezemo? Ni ibihe bibazo mwakundaga guhura nabyo muri icyo gihe? Sasa turangije kuko njewe navuye mu Minembwe nja gukomereza 6e primaire nkirangiriza ku Ruvunge nabaga kubwegera mu bandi banyamurenge bene wacu nimo nabaga nyuma turangije tuja muri secondaire ico gihe byari bitugoye deja ico gihe twarangije secondaire byari bitangiye kugora buke ingorane zari mu nizingizi wari ugomba kuba mu bantu batatu ba mbere b'abanyabwenge benshi iyo wabagamo wagiraga amahirwe yo kubona ishuri bizo bitangwa ni se uko byari bigoye cyane kubona amashuri yari make mbega abana bari batangiye kuba benshi ariko amashuri ari make
rero hakaba amashuri y'abamisiyoneri, amashuri y'abaporo cyangwa se y'abaturika yonyine, mvuga y'abamisiyoneri y'amakanisa, bikagora cyane. ubu wafataga amanota menshi muri ba batatu, niko nibuka, cyangwa babiri cyangwa batatu, cyangwa se utabibonye ukaja ukishakira ishuri, byari bigoye ico gihe. Nico gihe numva nyine ngo nibiturire byari byaratangiye kubaho, kuja kubona ishuri ngo abantu bagatanga ishuri igiturire, ivyo byarabayeho. Jewe narangije ku Ruvunge, nyuma seo ngenda kwitangirira Buvira niyo twabaga kuri seo, tunteho namaze jusque imyaka wa gatatu, nyuma mpavuye mbona kuja gukomeza ibukavu. Niho narangirije secondaire. Ariko nyine kuja kubona seo ico gihe byari bigoye, wari ugomba kuba umuhanga cyane, uri mu batatu ba mbere, cyangwa se ukidebura ukaja gushaka mu yandi mashuri atari meza cyane nk'ayo ngayo y'abamisiyoneri babaye abana bayijamwe babaye sélectionné. Kuko nari maze kubivuga, sinzi niba nabisobanuye neza, ibibazo twahuye nabyo, amashuri ya secondaire yari make, abana barangije primaire bakaba benshi, ni naho benshi bacikirije kubera kubura ukabura ishuri bakwandikamo, cyangwa se wanaribona ukabura naho uba. Byateye ingorane cyane, abantu benshi barashikiza, abayihanganye baguma muri bene ubwo buzima, bwari ubuzima bugoye rwose, bugoye kabisa. Ukihanganira kuja uko no kuva, ukihanganira no kuja hangaha, ni abo nibo barokose nyine babijamwe ku buzima. Donc ingorane kwara kubona ishuri ko byari bigoye. Irya kabiri bwari ubuzima abantu bigagamo, bwari bugoye pe. Generation yanje yico gihe twatangiye seo, abo no kwibuka ni nkaba Bibarwa Yunusi, nkaba Mukiza Jeremy Washikirana, nkaba Gabo Muhaya, ni nkabande, ni benshi cyane, ni benshi kameme, ni benshi cyo gihe nico twatangiye. Hari n'aba Marehemu David Gapangwa, ba Mungwete Samuel, ba Enoch Ruberangabo. Nico gihe twese twako dutangira, ni ba Jansko Emanase, ni bande bandi, abagabo twari benshi cyo gihe, twari abagabo nyine barengeje imyaka 60 y'ubu ngubu. Nico gihe twese twatangire muri seo. Voilà, harimo nabandi bita ngo baruhosha Mathieu, ni benshi sinabatonda ngo mbavuge, parce que icyo gihe abiga bari batangiye kuba benshi, ariko abo nibo bari muri generation yacu ubu ngubu. Murakoze cyane nyakubahwa minisita. Mwaba mwarashatse ryari? Ese fiançailles yo mu gihe cyanyu yakorwaga gute, dore ko mwari mutangiye kuba evoriwe? Mariage yo mwayikoraga gute? Ese niki wibuka cyo mu gihe cyanyu ugereranyije n'icyubu ukumva uracyishimiye, cyangwa se niki wibuka mu buryo bw'imishakire y'ubu ugereranyije n'iya kera ukumva mu by'ukuri wakigaya mu gihe cyanyu, cyangwa ukabona kirifani? Wagerageza kudukorera iyo comparaison y'uko byagendaga mu gihe cyanyu ugereranyije n'ibikorwa muri iki gihe? Murakoze. Yego rwose, urakoze Chantal Kunzi. Ndubatse, nashakanye n'umugore bita Natibura Elodie. Twashakanye twabyaranye abana, tumaze kubyarana abana, cyangwa twabyaranye ko ari bakuru, abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. Twashakanye ku minsi 17 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka umwe w'1979. urumva nyine mfite imyaka 40 irenga mu ndetse n'umwe nshatse nubase kabisa. Nkaba naragize amahirwe yo gushingirwa n'umupasiteri Marehemu bitaga Petronzamu, ni wari umupasiteri wacu aho twari dutuye i Gashamo. Ariko nyine icyo gihe uko twashakaga ntibihuyega namwe mu rw'abasore ba none. Jewe twashakanye n'umugore wanje duturanye muri village imwe, twari dutuye mu muhana bitaga ngo ni Gashama, nagahana nyine car celebre twari turimo. Twazaga tuharura abasore bari bato nyuma yacu, konje ubwo nari mu myaka 20, twakaba abandi basore bari bato. Ariko nyine hakaba ahantu hasa n'urugomo rw'uko hari abantu benshi b'abanyeshuri bakagira akantu gasa n'urugomo, nyine tukiyempoza mu rurambo. Twariyempozaga kubera ko twari benshi, iyo twakinaga umupira, iyo bajaga mu bintu by'amakorari, iyo bajaga mu biki, ugasanga abasore b'Igashama nyine baraja hejuru y'abandi, kuko abandi babaga mu duhana duto, twe tukaba mu muhana munini. Tukagira abantu benshi kandi bigira abasore benshi bigira mu ntara nyinshi, bigatuma rero dushaka kugira amanya makuruta abandi. Icyo gihe rero ngo gubwiye Igashama
higeze gutorwa Miss, niho hantu wa mbere numva ruguru hatowe Miss, niho hatowe abasore bari organize nari mbarimo, nari mpari mu muhana ariko sinari mu batoye, ariko njewe bagiye gutora twebwe n'ubundi mu bandi basagabo nyine twari bakuru, umva batoraga bari munsi yacu, bari barumuna bacu, ariko baravuga ngo mubo baje gutorera ngo reka badukuremo, baratwegura twebwe batatu ngo ntituri beza, donc ntabwo turi beza ntidutorerwa. Sawa, nta kibazo baradukura twebwe tuvamo nyine, ariko batora Miss, batora abahungu batatu beza, batora n'abakobwa batatu beza. Niho hantu wa mbere numvishe muri ya misozi miremire, ndetse na Uvira ndetse ni Bukavu, ndibwira ko nico gihe bitabaga Kinshasa byarahabaga, Gashama Kamembe ba organiza Miss, batora abakobwa batatu beza, abo babonye ko beza, batora n'abahungu batatu ko ari bo beza. Bo twebwe twari mu batorerwa, twari turenze ikiciro cyabo, ariko nyine baravuze babyegura, baravuga ngo aba batatu barimo jewe, abo bandi simbavuga data bo kwivugira bonyine, barimo jewe, baravuga ngo abandi babi cyane ntitubatora. Bose nta kibazo, twebwe ntibadutore kandi twari ko tugira. Yego, reka subire kuzo gushakana. Nashatse umukobwa nashatse, twari duturanye, ariko rero igihe cyacu yari yaranjaga kugira ngo ntiduhure mu muhana, kandi twabanaga mu korali, ariko ntitworamukanije, nukurangiza turuzera bakanyura mu yindi nzira. Nisadire yari yaranjaga nyine inzira ije aho iwacu mu nzu yacu yari iri ntiyohanyuze, tizoshoboka, niko byari bimeze icyo gihe, niko sanje ntiwambaza impamvu. Abakobwa bonyine nibo babanyurwa babisobanura, kandi abana babibaza ba nyina gituma byagendaga gutyo, kandi barariraga cyane nyine kuja kugira ubukwe, mukagira ubukwe muhamuririmba, ariko nyine igihe cyo kurangiza ubukwe induru zikavuga nk'ahapfuye umuntu, ibizo bintu biza bitera, ariko byagendaga nyine. Jewe ubukwe bwaje nabukoze icyo gihe, kandi nabaye mu bantu ndagira ngo nije wa mbere, sinzi nije wa mbere wafatishije ifoto kuri mariage. Nta wundi wari warakoresha ifoto, naragiye nyine ntanga ihene yanje nari mfite, kuko nari mfite ibintu byaje, nari n'umwarimu, ndagenda nyine ntanga ihene nyiheza photographe avi Remera, araza akadufata ifoto. Kandi nije wambise umugore bwa mbere Rupete, kuko nagiye jewe nzana musketere, nzana ihuzu yambara nije wagiye kuyizana Bukavu, ndagenda ndayizana nyine barayimwambika nyine, nta wundi wambara, abandi bambaraga ibitenge. Uwo mugore wanje ni wa mbere wambaye muri ako karere, icyo izo bita musketere, donc musegetera ariko tuzita mu rurimi rwacu. Kandi agenda ganzana ipete nyine ndayimwambika, ariko ngiye cyo kwambika ipete nta wabashaga kuturebaho, nta wabashaga kureba uko nambise umugore wanje ipete. Kandi nawe ndibwira ko kwari gusa no kumusogota, ntiyangaga kuko yari imbere y'abantu, ariko nyine kwasaga no kumusogota imbugita kuvuga ngo ndiko ndamwambika urupeta, ndarumwambika. Ayandi mafoto ay'abantu baje kubukwe mufata amafoto ntayafashwa aho ngaho, ntabakundaga n'abashiki bacu bakuzine bakuze, amafoto twafataga nijoro, amafoto y'uko agafatwa nijoro. Sarena umbwire nawe nijoro, mu ijoro kabisa. Ariko nyine nico gihe nashakiye habutwo tuntu gubwiye duto twari shase. Umugore wanje afite imyaka 16, naje nari mukuru, nari muruta cyane, nari mfite 21. Ariko nyine icyo mbivugiye kuko amateka y'ico gihe, umwana wari ufite imyaka 15 yarashakwaga cyangwa agashaka, c'est vraiment normal, ni bintu nyine ni mineur, bari bato. Jewe nari mfite imyaka 21, iwe yari afite imyaka 16, ariko nyine niko ico gihe namushakira, niyo myaka namushakanye. Donc urumva ni byarahindutse, ariko simbivuga ko ari mbishima, ariko nyine urumva ko ndabwira abandi banumva amateka twari dufite twego abasaza banone. Bega nashatse kuko mbikubiye, nashatse umugore mfite imyaka 21, bayanja kwegereza 22, kuko nyine nari 21 revolu negereza 22. Ariko icyo gihe tubavuze ngo twashakaga turi bato, ubwo nari mfite 22, nari mu bahungu bajinze, c'est-à-dire abahungu bashatse bakereje. Twarimo nyine nk'abane 5 cyangwa se 6 aho bacu Gashama, ariko nari mbarimo uko kuba nari mfite imyaka irenga 20 cyangwa se 20 ntarashaka, nari mparuwe nko mu bahungu bajinze, c'est-à-dire abahungu batinze gushaka. Voilà, ako kantu ni kari kabaga icyo gihe, kugira imyaka 20 utarashaka, uba wajinze, watinze. Sawa, murakoze cyane. Nyakubahwa minisita, wagaruka kuri ako kantu warutubwiye k'amarushanwa y'ubwiza yabaye muri icyo gihe mu gace ka Rurambo. Ese abo bakobwa batatu batowe beza kurusha abandi aribo ba Miss muri icyo gihe,
baba ari bande? Abo bahungu batatu bo ubu ngira ngo babita ba Mr. Batowe beza kurusha abandi muri icyo gihe ni bande? Icyo gihe hari mu wuhe mwaka? Wagerageza gusobanurira abadukurikiye? icyo gihe habaye organization ya mise na Mr. harimo ni 78. Abahungu batowe ngo nibo beza batatu baruta abandi. Hatowe uwo bita Rwagasore Jonathan, ni murumuna wa Samuel Mungwete. Hatorwa uwo bita Sengoro Ruhimbikara, murumuna wanje. Hatorwa n'uwundi mugabo bita Nkusi Joel, nawe ni Rumburi Mathias abaye se wabo. Hatorwa n'abakobwa batatu ariko nibuse babiri, abandi sinabibuka. Bizokunda bivuga kugira ngo nibuse kuko hariho ubuzima butangiye busa n'ubw'ikisirimu aho twabaga Gashama, kuko nyine abasore biyorganiza guko kuntu. Batora umukobwa mushiki wa Enoch Ruberangabo, niwe witwa Nyakinyeri, ni wabaye wa mbere Miss ico ako karere kiwacu. Akurikirwa n'ubundi bita ngo ni Katarina Munezero, mushiki wa directeur Mathias Rumburi. Rero abo beri niwe hariho n'undi wa gatatu ndibuka, ariko nyine hari hatangiye ku buzima bw'organiza kizungu Gashama mu Rurambo naho twabaga. Murakoze cyane. Uretse imirimo itandukanye mwagiye mukora, birazwi neza ko uri n'umupastori. Wagira icyo tubwira ku buzima bwawe bwa gikristo? Ese wakijijwe ryari? Wabatijwe ryari? Yaba ari iyihe yindi mirimo wakoze mu itorero mbere y'uko uba umupastori? Mu mibereho yanjye ya bukristo nabatijwe mu mwaka wa 70. Ariko navuga ngo mu 70 nabatijwe mu minsi 25 y'ukwezi kwa 12 muri 70. Nabatijwe na Reverend Pasteur David Makombe, n'ubu ndabinezererwa cyane. Niyo mubonye nzamwibukitsa nkamubwira ngo niwe wambatije mu ruzi rwa Minembwe. Naranezerewe cyane umunsi bambatizaga n'uwo mugabo umupasiteri wacu watubatije. Twabaga mu itorero rya Sepak, niwe wambatije. Ariko nyine kuvuga ngo nakiraga kiza veritablement nico gihe 71 nico gihe numvaga nyine nagiye mu bintu by'ikanisa, mu bintu by'umwuka. Mbikunda n'umwana, bikunda kuko hari n'utuntu nakoraga ico gihe mu ikanisa. Ariko mvuye ku ishuri nkadukorera ku ikanisa, kubera kuko ntitwagiraga amatara yo kwasa, nyine twakomezaga mu kanisa tugashaka inkwi tukacana mu ikanisa kugira ngo abantu baze kwinjira. Nico gihe numva narakiraga kiza 71. Nico gihe numva nakiraga kiza, nakire Yesu Kristo mu mutima wanje ararema bamwe. Urambajije se niki kindi waba warakoze mbere y'uko ba pasteur? Mbega dore uburyo bimeze, ka mbisobanure bino bintu byanje. Jewe ndi umudiakre, niwe nabaye imbere, nabaye umudiakre. Nabaye diakre Uvira, kandi nkunda ibintu by'umudiakre. No mu gihe twabaga ruguru nakoraga ikanisa. Mbega diakre ni umuntu ukora imirimo yo mu ikanisa. Ibyo narabikoraga cyane, ukita ku bashitsi, ukita ku kibeni uko nguko. Ngeze Uviraho nayo kuko bansibe kuba diakre ngo kuko nakoraga ico gihe twatangiye projet Pau, nagendaga mu nama y'aba pasteur, donc urumva nyine basengera ku umudiakre. Nico gihe nakomeje ku umudiakre. Ngo ngere hano mu Bufaransa nzandi diakre, navuye iwacu ndi umudiakre. Hano shise mu Bufaransa bangira uwo bazabita ngo ni ancien de l'église, muzehe w'ikanisa. Sasa umuzehe hano tibihuye ni iwacu muzehe ni pasteur, uwo bita umuzehe. Hano ho habo pasteur azabumwe ntimwe pasteur 4 5 8. Pasteur n'umwe niwe witwa pasteur, ntibanamuita revera bamwita pasteur. Abandi mu bitwa ba ancien murabaze. Natwe mbere niko byari bimeze mu gihe twakuze turabana, niko byari bimeze. Habaga revera umwe mu kanisa, missionnaire yacu yari Remera, revera yari umwe, abandi bakaba bazehe. None jewe hano bangize umuzehe. Ngoje gusubira muri Afrika no gamba hano ndi umuzehe. Iriya bashikaga bakabwira ngo ni umupasteur, kuko abandi ntabazehe bahaba. Abari abazehe ico gihe nibo basengeye kuba pasteur. Nuko donc niko byagenze. Voilà, hano ndari n'ubwana ubundi ndi ancien de l'église. Ariko muri Afrika bihuye n'umupasteur nibo. Malheureusement nuko niko bimeze. Hano ni kanisa rya Assemblée de Dieu, ni bakadezi niko no bivuga. Ariko ibo ntibagira abapasteur babiri, bagira umwe, kandi yitwa reverend, yitwa pasteur gusa. Ibyo bifasha ikanisa kutagira iminjyane, umwe ngo uyu nguyu yagize gute. Uba mufite umuntu chef n'umwe n'abandi mukurikira. Hano dufite umupasteur umwe, tukabana abazehe, ubundi twarabazehe babiri, umwe usigaye ndi umuzehe umwe jewe nyine hano ndi ubungubu mu France. Murakoze cyane. Nyakubahwa Milere, reka mbabaze aka kabazo k'amatsiko. Twakuze twumva bavuga ko wigeze kuba celebre cyane cyangwa se ikirangirire mu bintu bijyanye no kuyobora korali mu gace ko mu Rurambo.
ese waba warigeze uba umuhanzi cyangwa se umuririmbyi w'ikirangirire? Wagerageza kutubwira ku bijyanye n'iyi mpano y'uburirimbyi? Yego, mu buzima kiririya ruguru ku Ndondo iwacu twabaga mu Rurambo, nari umukorale, nakundaga ikorale cyane, sinamenya urwo mbikubwira cyane rwose nakundaga ikorale pe kandi narabyishimiraga nyine, narabyishimiraga kuririmbira Imana, narabyishimiraga cyane. N'ubu ngubu nuko nshaje ariko nobikoze, ariko nyine nashajaga ntajwe ngifite nta nambaraga ngifite zo kurana nshengo ndiko ndagira repetition. Ibyo narabikundaga cyane. Jewe nigeze kuba conducteur w'ikwaya nyine mu mission yacu iyo mu Bijojwe, ariko byari byiza. Nabaye conducteur ariko sinabaye muhanzi, ntabwo nahangaga indirimbo, ntabwo nabaye compositeur, ariko nari conducteur w'indirimbo. Kandi korale ndayikunda, nubwo nshaje ndayikunda, kandi n'uwo nkunda wese zanifuza ngo mukorale. Turashimira cyane nyakubahwa Minisitiri Ruhimbika Manase Miller ku kiganiro cyiza yaduhaye. Igice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye akaba ari aha kirangiriye. Tukaba tubakangurira kuzakurikira igice cya kabiri. Murakoze naho ubutaha. Ikaze TV2. Ikaze TV2.